urumva nyine ni cyangwa navukiye yego hano nahaje mu buryo bw'imibereho kuko abandi bana 9 bose bo bitabye Imana ngo muri famille dusega turi abana 3 nanjye yarusegaye bigenda uko ngo kurumva ni nkaho narengiye gupfa ariko Imana ikinga ukuboko sinapfa yewe ndi no muri Kongo narabikoze ni Burundi narabikoze ariko aho maze kumenyera Imana avuze niho igicintu ntabwo bikwiriye sibyo ariko ntabwo bivuze kuba afite ubumuga bwo kutagenda ngo wumve ko abantu bose mutakaza icyizere bumve yuko nta kindi kinashoboyeho ya bashimire cyane shimwe na Prophet ndashima na Aline Gahongayire ntabwo nabura kumushimira. Inshuti bakunzi ba Kagocinema TV nkuko twabibabwiye dukoze urugendo twerekera ku muvandimwe wacu ku nshuti ku munyarwanda nkuko mubibona turi kumwe twicaranye hangaha ni urugendo twakoze mwarubonye tumusanga ahaba ku icumbi turamuganiriza ni mwene data n'umukozi w'Imana ariko nkuko mubibona hari uko byagenze twagira ngo tuganire muri make aduha ubuhamya atubwiye uko bimeze uyu munsi turashima Imana abantu bamwe baratambutse twebwe turacyariho twagiye duhura n'ibintu byinshi ariko tubicamo hari abantu bagiye babona ubuhamya bakagerwaho n'ibintu bikomeye ariko turashima Imana yuko tukiriho muri aka kanya rero tugeze ku muvandimwe araza kutwibwira murabibona nkuko turi kumwangaha reka dushime Imana hanyuma dutangire twibwirana abibwira ngewe muri kumwe ni Nizeyimana Maurice guturuka muri Kagocinema TV reka dushimire Imana Mana data wa twese Imana igira neza Imana y'ubuntu bwinshi tugushimira neza yo n'urukundo rwawe bitarondoreka ko waturinze mu bihe byose byatambutse twahuye n'ibigeragezo byinshi duhura n'intambara Satani araturwanya ariko watubereye Imana utubera umurengezi uraturinda uko bwije nuko bukeye ukatubera Imana izina ryawe nirishimwe wabanye natwe uraturinda mu rugendo twagenze none tugeze ahangaha amahoro turagushimiye ngaho tugiye kwinjira mu kiganiro turakwinginze kugira ngo ubane natwe uturengere utugirire neza Mana ibyo ushaka n'ibyo ushima bibeho kandi ubu buhamya buzabera abanyarwanda bose bubagereho babwumve kandi abafite umutima ukunda n'umutima ufasha bazagira icyo bakora ku bw'ubuhamya bwa mwene data bamaze kumva ibyamubayeho urakoze kuri Imana yumva gusenga bana natwe kandi dushyikiye muri byose mu izina rya Yesu amen. Ngaho rero reka twakire mu muvandimwe atubwire amazina ye adusuhuze namwe abasuhuze hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Yego murakoze cyane amazina yanjye nitwa Tuyisenge Ananias ariko abantu benshi bakabanzi ku izina aka Shani Boy akaba ari izina ry'ubuhanzi aka Shani Boy bivuze ngo uri umuhanzi. Yego ngaho rero nkuko mubyumvishe amaze kutubwira amazina ye mwumvishe yuko yongeyeho yuko ari n'umuhanzi ubwo turaza gukomeza tugenda tubiganiraho atubwire nuko byaje. Anania tugize amahirwe yo kukubona kugira ngo dukorane ikiganiro kuri televiziyo na amahirwe akomeye yo kuba tugiye kuganira nawe twagira ngo muri makeya utubwire ese Anania turabona uko bimeze abanyarwanda bose barabibona ahangaha uri mu kagare ufite ikibazo waramugaye ese ibintu byatangiye gute bimeze bite muri makeya utubwire uko bimeze nuko byatangiye ese byatangiye niko wavutse byaje uri mukuru cyangwa se hari ukundi byagenze sobanurira abanyarwanda muri rusange utubwire uko bimeze. Yego murakoze cyane ubumuga bwanjye bwaje ndi mukuru ntabwo ari ibintu navukanye nubwo ari ibintu byaje ni ibintu nyine byaje ngutyo tu nta ndwara nta manuka nta buribwe nigeze numva mu mubiri wanjye njyewe namugaye aribwo ngeze umwaka wa mbere primaire urumva nari nyine muto cyane nafite imyaka 8 noneho navuye ku ishuri mvuye ku ishuri ndi muzima nta kibazo mfite ngeze mu rugo nkora imirimo yo mu rugo nyine ababyeyi bansabye gukora maze kwisoza nijoro njyama ndi muzima mu gitondo nibwo nabyutse sanga amaguru yihinye nabasha kurambuka nta buribwe nigeze numva mu mubiri wanjye umva habe no kumva umusonga byaje ngutyo bimeze nk'ari imikino kugeza n'uyu munsi no kubyagenze. No kuvuga ngo wavutse nk'abandi bana uvuka kuri muzima urakura utangira ishuri ugera mu wa mbere ku myaka 8 nibwo byatangiye kuza bisanga bimeze gutya nta bundi buribwe ntaki wabonye biza gusa
byaje nk'ucyo gusa nta kindi kintu kigeze numva mu mubiri wanjye. Ananiya, aha tugusanze ni Igahanga mu karere ka Kicukiro. Ese wavukiye inahangaha cyangwa se hari ukundi ni nangahe wanyu cyangwa hari harandi wavukiye? Duhe amakuru muri rusange tubwira aho wavukiye nuko bimeze. Yego, murakoze cyane. No kuvuga ngo nge namugaye ubundi ikigihe nabaga Cyangugu. Nari Cyangugu niho naravukiye. Noneho ni no kumugana mugaye ariho ndi namugaye ndi Cyangugu. Urumva nyine ni Cyangugu navukiye. Yego, hano nahaje mu buryo bw'imibereho. No kuvuga ngo wavukiye Cyangugu niho ibingibi byabereye ukiga mu mwaka wa mbere w'amashuri. Hanyuma inangaha i Kigali uri mu buryo bwo gushaka imibereho nkuko tubibona umeze gutya. Ese Ananiya, mu buzima bwa buri munsi nk'umuntu uri i Kigali wisanze wamugaye uri mu cyaro nyuma uza kuza i Kigali. I Kigali se wahaje gute? Ubuzima bw'i Kigali bumeze bute? Ukinjira muri Kigali duha ishusho y'ukuntu wavuye mu ntara y'Icyangugu ukagera muri Kigali. Murakoze cyane, wenda nabivuze mu buryo bw'incamake. No kuvuga ngo nyimara kumugara ntabwo famille igeze ibyishimira. Nane bwumvaga yuko nyine mu muryango wabo havukamo umuntu ufite ubumuga babitaga icyebu, ngo byarahindutse, ariko mbere batwitaga ba masikini, ngo ni ikimuga, ngo ni gute umuryango wacu havukamo ikimuga, ngo ntago bira bintu bibaho. Umuryango urana, famille iranirana, papa narutaragenda, papa wambyaye afata icyemezo cyo gutaragenda asigana na mama na karumuna kanye na gashiki kanjye. Ubwo dusigara mu rugo turi abana batatu na mama, kuko abandi bana 9 bose bitabye Imana. Ubwo muri famille dusigara turi abana batatu, nanjye yarusigaye bigenda uko ngo kurumva ni nkaho narengiye gupfa, ariko Imana ikinga ukuboko sinapfa. Abanyarwanda bacu umugani ngakamuga karuta gaturo, wenda sinzi icyo bashaka kuvuga. Yego, ariko kuba ndiho nyine ndabishimira Imana. Muri ubwo buzima nari mbayeho ndi jyenyine, nta muntu ngurira kenda, nta muntu nabwira ngo papa nyine iki n'iki ngakinkorere. Urumva amahirwe kujya mu ishuri narayatakaje, nayo nari nyifite. Noneho ubwo buzima rero n'uwo mubabaro n'ubwo buribwe, aho niho naje gufata icyemezo bati none ubwo meze ngutya n'ubundi ndi jyenyine, nubwo mfite umuryango akomeze nk'ipfubye kandi famille hari, reka ngende basi nembe basi ninjye i Kigali. N'Imana nibishaka kumfa nzapfa, nibishaka kumbaho nzabaho. Ubwo nibwo buryo naje i Kigali mu 2012 nzi Kigali muri ubwo buryo bwo gushaka ubuzima. Gusa ntago byanyureye maze kuhagera, kubera ko uko nabyumvaga ndi mu cyaro nageze i Kigali isanga ibintu byarahindutse. Nasanze Kigali iteye ukwayo, imeze nk'iburayi. Yari Kigali iteye ubwoba. No kuvuga ngo wasanze Kigali iteye ubwoba, warayumvaga bwari ubwa mbere ugeze i Kigali? Yego, bwari ubwa mbere nageze i Kigali, ntabwo nari mamenyereye. Niba nabyumvise neza ngo muvuka muri abana bangahe? Turi abana 12. 9 barapfuye, hasigaye 3. Ya 3. Muri 3 basigaye wowe urimo? Ya nanjye ndi muri 3. Nkuko mubyumvise rero yavuye Icyangugu araza aje gusaka ubuzima. Ntabwo byari byoroshye mu buzima bwo hambere kubona ababyeyi barabyaye umwana muzima bikaza kurangira ahuye n'ikibazo cyo guhura n'ubumuga. Ntabwo babyishimiye mu muryango, nuko biba ngombwa yuko yigira inama afata umwanzuro wo kumanuka akaza i Kigali akaza gushaka ubuzima. Ahageze ngo yasanze ibintu byarahindutse Kigali. Namwe murabizi kuba muri Kigali no gushakisha sihi wabo, nta muryango yari ahafite. Ananiya, nyuma yo kugera i Kigali muri 2012 ugasanga ibintu byarahindutse, ugakomeza ubu turi muri 2022, no kuvuga ngo Kigali uyimaze imyaka 12. Yego, imyaka 12. Ni imyaka 2012 kugeza na 2022, umaze imyaka 10. Ni imyaka 10. Muri ubwo buzima bwose bwo kuva mu cyaro uko wari umeze, umuryango umaze kubona yuko umaze guhura n'ubumuga ntibabyishimire, ugafata umwanzuro wo kuza i Kigali. I Kigali uhamaze imyaka 10. Imyaka 10 ubuzima bw'i Kigali uhubona gute? Ubayeho gute? Ese hari akazi ugira? Se hari ikindi kintu ukora? Ubuzima bw'i Kigali bukomereye gute muri make? Twese tuba muri Kigali turabizi, turashakisha. Ubuzima bw'i Kigali byo ntabwo byoroshye cyane ku muntu nkawe nkuko babibona ku mashusho bimeze gutya. Ese muri Kigali bimeze bite? Ubayeho gute? Ya ntago byoroshye, ngira ngo wenda abantu babi Kigali benshi barabizi.
ntago byoroshye mu by'ukuri nyine kuba uri i Kigali nta kazi ugira, kandi ukeneye aho kuba ukodesha, kujya nabwo ari ibintu bisaba amafaranga, kubona umwambaro nuko ufite amafaranga, mbese buri kintu cyose i Kigali udafite amafaranga mu by'ukuri ntago wabyoroshye, biragoye kuba wakigeraho. Ni ukuvuga ngo rero nanjye nta kazi ngira, urumva ntago byoroshye, ni ibintu bigoranye cyane, ariko ndashima Imana yuko yego nubwo umuntu yaburara wenda naburara kabiri kubera Imana, yego Imana ifite inzira nyinshi ikoresha nyine ku buryo biba bigoranye pe, biba bigoranye cyane, ariko nanone ntabwo nyine ndashima Imana ko umuntu adapfa. Nibyo ubuzima bwo muri Kigali biragoranye nk'uko bivuze, ati kubaho no gushakisha niki, kandi biragaragara yo kuko umeze, so hari ibyo washobora gukora ariko uyu munsi wenda utabona ubushobozi bwo kuba wabikora, wenda nk'ikintu wakora wicaye, kuko abantu barahinga, abandi bagakora ikiyede, abandi bakubaka, ariko ubuzima nk'ubu uko bigaragara ntago wabushobora. Hari ibindi washobora gukora wenda ubonye ubushobozi bwabasha gutuma ubikora. Wegeze kutubwira yuko uri n'umuhanzi, kuririmba, ese byo wabitangiye ryari? Uraririmba? Hari indirimbo ufite? Bimeze bite? Nibyo ndi umuhanzi, indirimbo ndazifite no ku YouTube channel yanjye ziriho, wenda umuntu washaka kuzireba akandika Ananias Shani Boy akajyaho, mbone no kubasaba ubufasha, mujye mukore na subscribe, mukore share kabisa, nukuri bikoze Imana iguha umugisha. Indirimbo zirahari, warabivuze kubuya nagiye icyo nkora, mu by'ukuri ntabwo wenda nubwo wabitoroshye, ariko umuntu abonye ubwo bushobozi ntabwo umuntu yabura icyo akora, ibyo gukora bihari, ariko ikibazo kubona bwa bushobozi bwo kuba no wagikora, ubushobozi bukwemera kuba wakora ikintu runaka ni ikibazo kiba kiri, ariko byinshi nabikora. Ngayo rero nk'uko abibabwiye, arabasaba ubufasha yuko ari umuhanzi, indirimbo ze ziboneka kuri YouTube channel yiwe amaze kubabwira, mwamutera inkunga, mujyaho mukora subscribe, ndetse mukajya mureba n'ibihangano bye mu rwego rwo gukomeza kumushyigikira. Hari ibindi bintu byinshi twakomeza gukora nk'uko mubyumvishe ko ari umuhanzi, tugakomeza kumushyigikira. Ariko se Anania, wenda nk'akandi kabazo k'amatsiko nakubaza, nyuma yo kugera i Kigali bikaba bimeze gutyo, tujya tubona abantu bafite ibibazo nk'ibyawe cyangwa se babana n'ubumuga, bajya basabiriza, bakajya ku muhanda bakagira gute. Ese wowe muri ubwo buryo nk'uko bitubwiye ko bitoroshye ubuzima bw'i Kigali, nawe ujya ukora ibintu nk'ibyo cyangwa wowe wiringira Imana gusa ukabona Imana ibikora bukira bugacya? Hari abantu tubona ku mihanda basabiriza bagira bate, wowe muri ubwo buzima ubayeho gute? Ese nawe ujya ukora ibintu nk'ibyo? Oya, ntago mbikora, gusa nigeze kubaho muri ubwo buzima mbikora, ariko aho namaze kumenyera Imana ntabwo Imana nyemere ko nkomeza kubikora, yego, kuko ngira ngo wenda abantu benshi barabizi, iyo wamenye Imana nyine ntabwo waba waramenye Imana ujye no gusabiriza mu muhanda, ntago ari byo. Gusa n'abarabikora ntabwo nabacira iteka, kuko ni ubuzima, ngira ngo abantu bari i Kigali ari n'ababikora badafite ubumuga, ari abantu bazima bafite amaboko n'amaguru mazima, ugasanga umuntu arabikora kandi afite ubushobozi bwo kuba yanasaba n'icyo kiraka akagikora, ariko bitewe n'ubuzima, bitewe n'amateka y'umuntu, ugasanga nyine yisanze muri ubwo buzima. Ntabwo nabaseka, nanjye narabikoze igihe kinini cyane, yewe ndi no muri Kongo narabikoze, n'i Burundi narabikoze, ariko aho maze kumenyera Imana navuze niho ikintu ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye. Ahangaho rero maze kubireka ntabwo naje kwitafata icyemezo batoke, ubwo mbihagaritse, reka basi mbumuririmbye nge ndirimba indirimbo zizamye Imana, sigahimbaza Imana, ahari nanjye Imana yazabimiramo umugisha, nanjye kangira neza, kuko ibyo naritse ni byinshi. Yego. Anania, numvishe uvuga ngo ni Burundi warabikoze na Kongo warabikoze, ese naho wagezeyo bimeze bite? Watubwiye yuko wamugaye ukiri umwana ufite imyaka 8, 2010, ese ubwo hari ryari? No kuvuga ngo i Burundi muri Kongo narindiyo kuva 2008, 2019 na 2010, yego, navuye 2010 ngi Burundi, nzamgaruka mu Rwanda rero 2012 nabwo nahitaga nzana i Kigali. Okay, aho hose wagezeyo ushaka ubuzima, aho byari bigoye, imiryango itakwishimira, umaze guhura n'iki kibazo, ugera i Kongo, ugera i Burundi, uvayo ukomeza uzi Kigali.
hose ushakisha ubuzima ureba buryo ki wakwibeshaho nyuma y'uko umuryango wari umaze gusa n'uguciye cyangwa se utakwitayeho. Ariko aho bigeze ubu ngubu ndatekereza yuko nk'uko bitubwiye yuko wavuye mu buzima bwo ku muhanda ukaba utagisabiriza, ubaho wizeye yuko Imana ishobora byose, kandi uko tubibona iracyakurinze hamwe n'abandi bantu b'i Kigali bose. Imana ikomeje kukurinda no kukubeshaho. Ese ni iki wasaba abanyarwanda muri rusange bakureba? Ese ni iki wagira inama cyangwa se ugasaba ukagira ikintu ubwira muri makeya abanyarwanda barimo bareba iki kiganiro bakurikirana iyi channel, ukagira nk'ikintu wababwira nk'umuntu wabayeho muri ubwo buzima bwo kuba mu muryango utakwishimiye nyuma kubona bigenze gutyo nk'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyawe? Ese babahumuriza gute? Murakoze cyane. Ikintu nasaba abanyarwanda cyangwa se inama nagira abantu, ikintu cya mbere burya umwana ufite ubumuga nawe umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi, ni umuntu nk'abandi. Abafite ubumuga wenda ashobora ubumuga buratandukanye, ashobora kuba afite ubumuga bwo kutabona, ariko nubwo atabona ntibivuze ko agomba gucibwa mu muryango cyangwa muri society. Icya kabiri ashobora kuba afite ubumuga bwo kutagenda nk'uko nanjye meze, sibyo, ariko ntabwo bivuze kuba afite ubumuga bwo kutagenda ngo wumve ko abantu bose bamutakaza icyizere, bumve yuko nta kindi kintu ashoboyeho. Nubwo afite ubumuga ariko hari icyo yakora, abonye ubushobozi yakora kandi akiteza imbere. Kugeza ubu hariho abantu bafite ubumuga bakoze byinshi kandi bageze kure cyane, banarusha abantu bafite amaguru gukora, sibyo, bameze neza kabisa. Kandi ugasanga umuntu afite amaguru ibyo uri yageze we bona nubwo arabigeraho, ndetse ukaba wabona byanagorana cyane ko yabigeraho, sibyo. Rero ikintu nasaba abanyarwanda mu by'ukuri nukubaha wa muntu ufite ubumuga kandi udafite ubumuga. Ushobora no kuba ari umuntu uba muri quartier ugasanga bitewe no kunabaho n'ubuzima abantu bamuziho, ugasanga ni wa muntu nyine quartier nayo idaha umwanya, ugasanga bamutakaje icyizere kandi afite ubwo bushobozi. Imana nitakura umuntu nayo itamugeza. Ushobora kumusuzugura uyu munsi ariko ejo ugasanga Imana ihindura amateka yiwe. Ni benshi Imana agihindura amateka bari babayeho nabi cyane, ubona ubuzima bwarahagaze, ibintu byaranze. Ikintu nasaba abanyarwanda rero mu by'ukuri tugira urukundo. Yego, tugira urukundo. Niba umuntu afite ubumuga ni icyago kimugwiririye, nawe cyakugwirira, kuko ntabwo uzi uko ejo uzaba umeze, sibyo. Ntabwo uzi aho ejo azaba ari. Ni benshi abantu twaje tubona abantu benshi barabakomeye barabahanga cyane, ariko uyu munsi se bari hehe? Ni benshi. Ariko mu by'ukuri ujya ku urukundo nibwo gwa mbere. Icyo ngiye cyo nasaba abantu ufite ubushobozi, uriya muntu ubona ari umuntu ukeneye gufashwa wamufasha, ufite icyo kurya wakimuha, ufite umwambaro wo kwambara wawumuhereza, kuko ntabwo uzi nawe aho ejo uzaba ugeze. Wenda uyu munsi ashobora kuba ari we, ejo akaba ari wowe. Yego, ni ibintu bishoboka cyane. Niyo mpamvu rero muri ibi yavuze ngo ugira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Yego, ngayo rero nk'uko Ananiya abibabwiye, aravuga ngo umuntu ufite ubumuga nawe ni umuntu nk'abandi. Ni ibintu bishobora kuza umuntu akabuvukana, ni ibintu bishobora kubaho bikaba umuntu ari mukuru nk'uko nawe byamubayeho bikizana, ni ibintu bishobora kubaho umuntu akoze impanuka, ariko muri ibyo byose Imana iraturinda. Imana igenda turinda uko bwije nuko buke. Aragira abantu inama akavuga ngo ufite icyo wafasha uwo muntu, ufite uko bamugira inama ukamuganiriza, ubwo imiryango yaba yamutereranye ikamureka, ariko hari abantu bagifite umutima ukunda bashobora kuba bagira ubufasha batanga kuri abo bantu, wamunyira we yagusaba ukamuha, kuko aba yaratereranwe na societe n'umuryango, akenshi bikunda kubaho. Ariko ndatekereza ko ari mu banyarwanda hari kirimo kigenda gihinduka, bakumva yuko umuntu ufite ubumuga nawe ari umuntu nk'abandi. Ni muri urwo rwego rero twagusuye turimo tuvuga ngo ufite abanyarwanda bafite umutima ufasha, umutima utabara, bashobora kugira icyo bagufasha nk'umuntu wavuye mu buzima bwo gusabiriza ku muhanda nk'abandi, ukaza ukaba wicaye urindiriye Imana, ahari hari icyo bakora. Ndagira ngo ubabwire nimero yawe, uwashaka kuguhamagara, uwagira gute,
ku buryo yakuvugisha mukaganira, cyangwa se uwashaka kugira inkunga yagutera akaguhamagara, akaba wenda nk'uwahoze ubivuga ngo umuntu ashobora kubwirirwa ariko ntaburare, Imana ikagenda ica inzira. Hari uwabona igihumbi akavuga ati reka nyohereze umuvandimwe kubera yuko adashoboye kugera nk'aho nagiye. Uyu munsi hari abantu bagiye gukora ikiyede ariko wowe ntiwabishobora nk'uko bigaragara, kandi si ibintu witeye, ni ibintu byizanye nk'uko byagenze, ariko Imana niyo igeno ry'ibintu byose, nizo kwikubeshaho ikamenya uko bwira n'uko bukeye, ikamenya uko bigenda. Ndagira ngo abantu badukurikiye ubahe nimero za telefone, hanyuma ubabwire n'amazina, ushaka kugira icyo yagufasha abe yagufasha, natwe tuzakomeza tugenda tubabwira, tuzongera tugaruke tunagusure. Hari aho Imana izagenda igukura nayo izakugeza, hari ibintu Imana igiye kuzagenda igukorera. Murakoze cyane. Wenda mbere ko mvuga namba reka mbanze namwe mbashimire cyane, nshimire na Prophet nawe Imana iguhe umugisha. Ndashima na Aline Gahongayire, ntabwo nabura kumushimira, umwe mu bamama nabonye bafite umutima mwiza, umutima udasanzwe, nukuri Aline Gahongayire, Imana iguhe umugisha. Ndabizi baza kugikurikirana kino kiganiro, Imana iguhe umugisha cyane pe kubw'urukundo, kubw'umutima mwiza Imana yaguhaye, kubw'ibikorwa byiza ukora, Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye, sinasoza nagushimiye, nawe uri umubyeyi mwiza, ndagukunda kandi ndakubaha, Imana iguhe umugisha. Nimero ya telefone yanjye rero ni 08 792 71 79. Ni nayo nimero nkoresha kuri WhatsApp, wenda wanyandikira kuri WhatsApp nabwo nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Nk'uko Ananiya amaze gutanga nimero ye, nshuti bavandimwe bene data, ntabwo biba byoroshye muri ubu buzima, duhura na byinshi, tugenda duhura n'intambara n'ibibazo bitandukanye. Nk'uko mubyumvishe, Ananiya uyu nguyu ni umuntu wavutse nk'abandi bana, ariko nyuma biza kugenda gutya mubibona. Twamusuye ahaba ku icumbi, turamuganiriza, aduha ubuhamya bw'ibyamubayeho, tuzagenda tubereka n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, kandi tuzagaruka turamusure. Atanze nimero ye rero, ufite icyo yamufasha, nka kwa kundi mubona abandi bajya ku muhanda, we ntagahajya, ari mu rugo arindiriye ko Imana ikora, arindiriye ko Imana izakora. Kuri nimero atanze, ufite ubufasha wanyuzaho, ukoherezaho 1,000, ukoherezaho 2, ukoherezaho 5, 10 cyangwa se na miliyoni. Agashaka icyo akora, yajya ku muhanda agacuruza mituyu nk'abandi, yagenda agakora ibintu imirimo akora yicaye, akabona ikintu yakora. Abanyarwanda rero bafite umutima ufasha, mwamufasha, tuzakomeza tugenda tumugeraho, tumuganiriza, kandi tubabura inzira kugira ngo mumenye aho atuye, ushaka kumusura abe yamusura. Murakoze cyane rero, tuzakomeza tubabwira amakuru. Turabibutsa gukora subscribe kuri iyi channel, gukanda share kugira ngo abantu bakomeze kubona ubuhamya no gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Murakoze cyane. Nakagaruka Ananiya, sezera abantu hanyuma tugende. Shalom. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza.